Joseph Karera atuye i Kigali kuva mu mwaka w'1969. Yibuka ko tariki ya 7 Mata 1994 yatunguwe no kubona bariyeri zuzuye ahantu hose muri Kigali, bigaherekezwa n'ubutumwa bwo kwigisha urwango no kwica abatutsi byanyuzwaga kuri radio. Aho akayira gahura n'akandi habaga hari bariyeri, kandi ukuntu bazihizeho ntiwabimenya. Hagiye kubona tubona ziriho tu. Ubwo urumva rero ko ari ibintu byari biteguye, bari barateganije tu. None se unsobanurira gute ukuntu ijoro rimwe ribaye bariyeri zihise zijyaho? Yewe uko nabibonye cyari umwuka w'urupfu. Cyane cyane icyo gihe hakoraga radio RTRM, ari uwitwa Kantano n'uwitwa Noheli. Ukumva nyine nta mahoro ntayo yarahari rwose. Gusakaza ubutumwa bwo kwica abatutsi no gukwirakwiza bariyeri hirya no hino byatumye tariki ya 7 Mata ubwayo hicwa abatutsi benshi. Ni ishusho y'urupfu ko kubera ko twagiye mbere y'isa 8 za kumanywa bakubye telefoni zinjiraga muri CND. Twamenye byinshi, twamenye abantu benshi bishwe kubera ko hari abantu babaga baza bagatelefona abantu bagasanga umuntu akabwira ati bapfuye, cyangwa telefone ntihagire umuntu yitaba. Mu kigo cya Centre Christus Remera ni hamwe mu hicwa abatutsi kwikubitiro. Ibi gaterwa nuko Kigali nk'ahari icyicaro cy'ubutegetsi n'ubundi umwuka w'ubwicanyi bwibasira abatutsi wari umaze igihe uhumvikana. Kigali urumva n'ibikorwa byose bya politike itegura jenoside byakorerwaga. Ubwicanyi urebye bwatangira ahantu hose. Hari ubwicanyi bwa mbere twatangiye kumva ko hari abapadiri bo kuri Christus bishwe, hari abantu bari bishwe ubwo ni ku itariki ya 7 mu gitondo, ariko ku itariki ya 6 umututsi wari wese basanze kwa Rando cyangwa handi hari we wese mu nzira ubu baramuhitanye. Hari ubwicanyi bwakurikiyeho bw'abaminisitiri na perezida w'urukiko rw'ikirenga na minisitiri w'intebe n'abandi. Ariko noneho bariyeri zishingwa hose, ubwicanyi bukorwa ku mugaragaro, byari bitandukanye n'ibindi bihe ibyaho byarahanaha. Mu minsi yakurikiye tariki ya 7 Mata ibintu byarushijeho kuba bibi mu mujyi wa Kigali. Abatutsi bagerageza guhungira muri za kiliziya n'ahandi bizeraga kubona umutekano, nubwo atari ko byagenze, abenshi muri bo bakicwa. Jean Thomas Manishimwe, i Kigali.